Ni ibintu bitatu by'ingenzi kugira ngo ugere ku kintu gifite agaciro. Ni ibintu bitatu wagenderaho maze ukagera ku ntsinzi ihambaye cyane, ku ntsinzi wifuza kugeraho. Icya mbere ahangaha, gukora cyane. Icya kabiri tugiye kurebera hamwe, kudacika intege. Icya gatatu ni ukugira ubwenge busanzwe. Tubisanga mu gitabo cya Thomas Edison wabonye izuba mu cya 1847, atabaruka icya 1931. Gusa urasabwa kureba aya magambo y'umushakashatsi cyangwa se y'umuvumbuzi. Ni amagambo yagufasha kugera ku ntsinzi yawe ubaye uyakurikiranye maze nawe ukayagenderaho. Iri jambo rya Thomas Edison ni umuvumbuzi w'umucuruzi w'umunyamerika. Gusa iri jambo nawe warigenderaho. Uyu Thomas watabarutse muri iki gihe, ni amagambo y'ubwenge yavuze, amagambo wabasha kugenderaho maze nawe akagukomeza. Gusa niba uri mushyashya akaba aribwo ugitungukira kuri uyu muyoboro, ibuka gukanda subscribe, ukore ku nzogera utazajya ubura video nk'izi ngizi, amasomo nk'aya ngaya yagufasha mu ijambo ryahindura ubuzima. Ijambo rya mbere cyangwa icyo twakwita umusingi wa mbere tugomba kuzigenderaho ni ugukora cyane. Muri ubu buzima turasabwa gukora cyane kugira ngo tubashe kugira aho twava ndetse n'aho twagera. Uyu musingi ugomba kuwugenderaho. Ubundi gukora cyane ni icyo twakwita kugaragaza umurava no kwitanga mu byo ukora. Iki kintu cyumve neza, kugaragaza umurava no kwitanga mu byo ukora. Mu by'ukuri iyo ukora ariko nta murava, icyo gihe ni ukuri nta hantu ushobora kugera. Tugomba kwiha gahunda. Nyumva neza wumve iri jambo rya Edison, uyu muvumbuzi w'umunyamerika, nawe ryakubaka ubuzima. Tugomba rero mu mikorere yacu gukora cyane cyane. Irindi jambo rya gatatu tugomba kugenderaho cyangwa se intego nyamukuru tugomba kugenderaho tukubakiraho umusingi w'ubuzima bwacu bwiza, ni ukudacika intege. Stick to itiveness. Stick to itiveness. Kudacika intege. Ubundi abenshi cyane, dore iyi ngingo abenshi bayigwamo bagacika intege cyane, ugasanga ubuzima burabarangiranye. Niba waratangiye gahunda yawe cyangwa se bizinesi yawe, waratangiye ubuzima, kuko kubaho mu isi ni ukurwanya. Ugomba gukora ntucike intege. Dore abenshi, ni kenshi uzasanga abantu benshi cyane bashyize hamwe, bahurije amaboko ku kintu kimwe, batangiye icyo twakwita bizinesi cyangwa se koperative, ariko gukomeza kugira itiveness bikabananira.
kugira itivinesi bikaba feyiri cyane ugasanga batangiye bacika intege, mu by'ukuri haburaga akanya gatoya cyane bagere ku ntsinzi bashaka, baba bagiye kwigeraho ariko ugasanga bacitse intege. Ubundi ijambo kudacika intege se cyangwa itivinesi bishatse kuvuga iki? Ubundi ijambo kudacika intege ni ugukomera ku ntego yawe utitaye ku mbogamizi. Mu by'ukuri hari igihe uhura n'imbogamizi ikakudindiza pe, nawe ukumva ukavuga ati ubuzima burandangiranye, mbuze abari banshyigikiye mu bikorwa byanjye, ubuzima burandangiranye, maze iyo mbogamizi igahita iguca intege neza, igahita ikurambika ugasubira hasi cyane. Icyo gihe aha hantu benshi bakunda kuhatsindirwa. Gusa wowe urimo wumva aya magambo ya Edison, uyu muvumbuzi w'umunyamerika, hari icyo nawe yagufasha uyagendeyeho. Gusa ibuka gukanda subscribe uzajye ubona amagambo nk'aya ngaya, cyangwa se uzajye wiga aya magambo yagufasha kuba wahindura ubuzima, kuba yaguhindurira ubuzima. Katujye ku icyo twakwita isomo ryacu rya gatatu, ariryo rya nyuma. Ahangaha ubwenge busanzwe ni ukugira ubwenge busanzwe kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi yawe. Ubwenge busanzwe, ubundi ubwenge busanzwe ugomba kubugira. None se ku bwenge busanzwe mbufite? Ariko urabufite, ushobora kuba ubukoresha mu buryo butari bwo. Common sense bishatse kuvuga iki? Kubasha gufata imyanzuro y'ingirakamaro uhereye ku bintu byoroshye gusobanukirwa. Mu by'ukuri uba ugomba kuba wakifatira imyanzuro, ukifatira imyanzuro nyayo uhereye ku bintu ushobora kuba waba usobanukiwe neza cyane, maze nawe ugafata decision cyangwa se ukiha umwanzuro wa nyawo wa kigabo. Hari inkuru irambuye igaragaza uko twakoresha aya magambo cyangwa se aya masomo yacu uko ari atatu y'umusingi tugomba kugenderaho. Iyo nkuru ndende irambuye ivuga ku bintu bitatu by'ingenzi kugira ngo ugere ku kintu gifite agaciro, ari byo gukora cyane, kudacika intege no kugira ubwenge busanzwe. Rero niba ushaka kuzumva iyo nkuru cyangwa se nkazayikumvisha ukazayumva mu ba mbere, kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'iryo somo, n'iyo nkuru, ndetse n'uko twabyifashamo mu buzima bwacu busanzwe, maze tukabasha kugendera hamwe, maze tukabasha kugera ku ntsinzi dushaka cyangwa se duharanira. Muri ubu buzima nta muntu n'umwe uzabona adafite icyo ashaka kugeraho cyangwa atarangamiye intumbero ze kandi ashaka kuzigeraho. Uzumve iyi nkuru y'uyu mushakashatsi twakwita Edison Thomas, maze nawe bizagufashe kuba wafata neza aya masomo, maze nawe akakubera umusingi wo kugera ku ntego yawe mu gihe gitoya cyane. Ndabashimiye mwebwe twabanye kuva ku ntangiriro y'iki kiganiro tukaba tugeze kuno munota. Muraba agaciro. Imana ikomeze ibarinde. Tuzongere duhure mu isomo rikurikiraho. Ndabakunda. Muhaye muronke. Ciao ciao.